Ada mutegereje cyagenze gute ndayimubonanye magic pate jaune iyo niyo yanjye bigenze biteze uzikaje kuyisongesha muri restaurant Oruswa ducitse rero kwa gutegereje irabanza irashe impumuro ndi kumva ni iki magic pate jaune n'abajoininga murakoze basi bon appétit bon appétit nawe magic pate jaune ari ifunguro rusange ku bantu bose kugira ngo bagire ubuzima bwiza ubwo ndimo ndavuga icyo bita magic pate jaune ushaka umufuka ushaka agafuka gato k'ibiro 5 ushaka ikiro byose rwose dufite package zigiye zitandukanye reka nkwibwiye noneho ko dufite icyo bita la vie ubuzima nimvuga ubuzima wumve ifu y'igikoma nziza cyane ahangana ibiro 2 n'igice ariko nibagiye ko dufitiye n'ikiro kimwe ku bindi bisobanuro hamagara ku izo nimero. Into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection twigira ku ruganda tugakoresha kandi umbabarire ikibazo ngiye kubaza bamenye ntuze kuvugiramo ngo umutere ubwoba cyabyira ukundi bigenda kandi bame nawe nuramukumbeshye uranera kurakara kandi muri iyi minsi urabizi turi inshuti ahantu Kanimba amaze iminsi wari uhazi ntabwo wari uhazi wese urwara ko indwara yo kuhwekera hano mbona mwese yabatatse kwa namenye ariko ntabwo nari mpazi mu buzima busanzwe kane ahantu umaze iminsi bamenye yarahaze ese bamenye turakorana ku buryo yamenya ariko ubu rero uri kumva ari we muntu uzi ubwenge cyane noneho nyuma y'ubwenge uzi wakoresheje n'undi muntu w'umunyabwenge cyane hano iyo myenda wambaye ujya mu buraya bwawe wigize uyijyana ujya gutega hariyo wajyanye ntabwo iyi myenda ari bamenye ikuzaniye iyi si yo nagiye nambaye se keca komeza iperereza indirangira ndagaruka kandi nita ku murwayi aho sore ujya ngo ibi bintu biroroshye kora iperereza neza reka ndebe umurwayi ko twamaye cyo mbwiza ukuri ntarashyiraho akantu ka nyuma imyenda niyo nagiye nambaye urabyumva iyi myenda ntabwo wayimushyiriye mu gitondo wowe vuga uramureba iki vuga bame mana yanjye nimutuma nkora ahantu hababaza imyenda wayimushyiriye na wayimushyiriye bakoze iki kugira gutya vuga wayimushyiriye na wayimushyiriye hakubundi weka mwemere ko n'ubundi kumuganira abari kugushyirisha mu bibazo n'ubundi n'ubudafite ntaho uwumunganira iyi myenda ndagira ngo nkubwire ko mbizi neza ko ariyo bakuzaniye ntabwo ari we muntu wenyine uzi ubwenge nimba uhakana ko iyi myenda atari yo bakuzaniye ngiye kukubwira ikintu ugikore si ubizi neza se ko ari yawe wajyanye ariko pe nakubwiye ngomba kundi umunezero munini w'ubuhiya naho ubundi ntabwiza ukuri isabune ntabwo inyerera mwana nzara abana barya potage bango barya igitoki reka bya bigo by'inza ndumva nta kibaza ngo nkundi impungure ngo nkanywa za rikeru z'umuntu arya impungure akaza rikeru z'uburuza ukuntu umwana njunguje yanditse 8 asiba 0 ndibura gatibwo bakariziriga rwiziriga buriya iyo ari ibintu by'urukundo kuko yari gukunze nyina kwishimiye bya bitandukanye nuko yaza atagushaka cyangwa akana ni kazima karakubiye yego nyako rimwe akantu k'urukundo buryo umuntu agukunda ikintu kirushaho kugira barashaka nyatse nimero zawe ko ntabatari yaranjengereje waho yase barakaza kuzimwihere niyo mpamvu cyane nabahuje ukuntu kanyitayeho nakabuga kazima aka nakabuga kanje gake Timoteyo regarde Santos
kuko nawe wagira ngo mu mutwe wawe harimo marishoze yigaragura desantushi none se umuntu nijye mukweretse none bigiye no kuba ikibazo none uramushaka uramubaza ikindi icyo ndi kujyango cyane bya ngo mugiye inama urumva umwana we urafata neza kandi akakwereka ko yirekuye bana ugomba kumufata oya ntubigire ikibazo ibyo byihore bimwe nabya by'ubujyangize oya humura ndakuzi oya ariko humura wabyiba abonye ko ndi umuntu mugabo ya papa urabibonye n'uruhehemure wabaho warimbwa ariko baye umugabo sha gwera ringi warimbwa ariko se gutera mujyangi hasha genda bomba genda ngo ninka kuri kwawe wangu nda n'abantu bajya ngo batora muri marathon y'ubwo urumva ga Kiye kuba nambaye izi nkweto nyine naje. ujya heza Mbe nashye mu rubega nari mvuye mu kazi. nta mpamvu yo kugenda ariko None se wowe urajya ngo ngumaga. ndacyagushaka nta mpamvu Uyerekana he? ahubwo hari ikintu twari turimo tuvugana na Timoteyo mu kanya ubwo Timoteyo nakubwira bo ahise reka yamutugana n'umuvandimwe dusanga nta mpamvu yo kugira ngo ugende igitaraganya mwize nkaho wajya ngo ari ikintu guhunga muri uru rugo kandi ari urugo usaba umunyu urabona umuvandimwe afite stress kandi buriya umwana nk'uyu nguyu umwana w'ikinege aba afite umutima woroshye narebye rero turaganira dusanga ashaka kujya utakiyahura kuko ari wenyine afite wenyine inabyumva nagata yiyahura ikintu nakora cyumva ikintu nabonye cyaba cyiza ko tujyaho inama wowe guma aha ngaha utuze nta kibazo umere nk'uri mu rugo uhafiringe cyane ko cyane ko mwese bafite inyungu urumva ari wowe nta boyfriend ufite nawe ukeneye umuntu kuba hafi akaguha keya imbere nawe urabyumva nyine ibyo ndabyumva ariko wibuke ko nari mvuye mu kazi birumvikana ariko urumva umuntu umugore ataye gutyo urumva akamuta yimutunguye urumva icyo gihunga mu mutima urumva ashaka kumera nk'umusazi kandi aho wazirana ko agenda yishima agarura ntabwo aza kubyumva nyine okay nari bireka ntahe sibyo urabona nari mvuye mu kazi banze ngiye gufata imyenda undi ngaruke oya icyo ngicyo ntabwo byaba ari ngombwa imyenda ntabwo ari ngombwa ahubwo icyiza wafata kabu ukajyana nayo direct arero tu ugapakira imyenda ugahituza wapi ahubwo reka dutume imyenda bayimuzanire waba ari hano kaba ari yizana okay hamagara noneho umuntu uri mu rugo aba kuzingira imyenda umutaxi mena mugereho amuriza imyenda itazahanga hagati hano n'abashaka guhindura wowe yambariye apore ni mu rugo ni wawe isanzwe si byose nta kibazo reka si byose akandisha ubundi ururuhe muri pe barese cyane yani saha oya nigize kunungunuka oya nabara nunugurize kandi ndimo ngishimira katije mu rugo injira mu nzu wowe okay kanjye kongera iki mata ubu urarebye rero usanga ayizi mfite intoki mbi zo guhisha muri ga ubu urarebye usanga ngiye ayizi mfite intoki mbi mfite inzara mbi zo kuba nahisha muri ga ako ushaka umuntu ariko ibyo ushyira bizakugezayo ako mata uzi ko buriya wowe ntutinda ko isi uzaroga hanyuma rero tugabanya ishyari uracyari muto y'ejo n'ejo bundi uzagera heza ga wamaze kuzisuzugura umura nawe izi nzara uzazigeraho kamiriza ga hanyuma umuntu ugufitiye ishyari aguhereza ga zo kurinda inzara zawe cyangwa aguhereza umereza ga zo kugira ngo mishino kizanye n'inzara zanjye ishyari ntabwo ari byiza ishyari ni indwara itavurwa utareba izi ga ngo uzisuzugura uzitesha agaciro ndazisuzugura si ibi ni ibiki ibi ni ibiki iki ni igiki mu buzima bwanjye ibi ngibi byamfashije ayize zino ga naguhaye ntabwo naziguhaye gutyo gusa kubera yuko numvaga ko nta kintu zimaze nabyo gutangira ya mitwe yawe ujye gutangira ubushyimbe dore ko ikinyoma kivukanye ukagira uje kumbaza impamvu naguhaye ga cyangwa urakomeza uvuge n'igihe impamvu wampaye ga
ngaceceka nyikubwire uraceceka nyivuge se cyangwa urakomeza uvuge ariko ko cyamayiga ubu ngubu n'ubwirinzi naguhaye eyes zino ga mbere yo kuziguhereza nabitekerejeho nagira ngo ubwire ngo mbere yo kujya ujya gukora hariya mu biki byose aho ukora muri toilette mu biki byose ujye ubanza ushiremo zino ga ariko gusa si icyo ngicyo zari zisobanuye nagira ngo no mu buzima busanzwe zikubere inyigisho zikubere isomo hari igihe abakozi umuntu abahereza akazi mukagasuzugura mukagapfobya hano hanze ibintu byarakomeye izi ga zikubere isuka ikugaburira ikaramu yakwigishije kuko kano kanya zirimo zirakugaburira eyes mbere yo kugira ngo ujye gukorakora ahandi hantu hose yaba muri toilette yaba muri douche yaba he ariko kandi no mu buzima busanzwe ujye ubanza gushyiramo ga ubanze wirinde umenye ibyo aho ukora ibyo ukora n'ibyo ugomba kuhakoresha ntago haba ari hakenewe ntago haba hari ingenzi mbere y'uko ujya gukorakora njya mbona abakozi baza umuntu akabahereza akazi adaciyemo kabiri ngaho uri kuryamana na boss uri gukora iki mbere yo kugira ibyo bitekerezo byose ujye ubanza wibuke ko zino ga izi arizo ukwiye gushiramo ukajya mu kazi kakureba ntago kuguhereza ga ari uko umuntu yabuze amafaranga yo kugura ibiki n'ibiki nagira ngo zikubere isomo mu buzima bwawe ikindi kandi ureke gusuzugura akazi kagutunze hari abantu benshi batagafite woraza umuntu muzima utekereza ngo gango ngo ibi ni ibiki wamaye wowe uratesha agaciro ikintu kikugaburira kiguhesha amafaranga ukwezi gushize ngo ibi ni ibiki naguhaye uratekereza wowe cyangwa nugupfa kuvuga ngo bamaye ibiki n'ibiki mbere y'uko ujya kugira ibyo ukorakoramo yo gutekereza nabi put on your ga sibyo jya ubanza ushyiremo ga ubanza ushyiremo ubwenge wibuke ikintu cyakuzanye hano ikindi kandi akazi kabi gahesha keza eyes ni akazi gaciriritse kabaho ujye ugira ubwenge kandi kandi reka nkubwize ukuri nimba umuntu azi neza ko wakoze amakosa akagufasha akayakubwira jya uboneraho nawe kumusaba imbabazi uvuze uti nibyo naragiye wenda mu burayi bwanjye imyenda mikeya nabwiye bamenya ngo azanire imyenda bitwaye iki akenshi uzi ko ubonye ko umuntu akwihora ariho wigira nabi iyo nkubwiye ngo imyenda niyo nagiye nambaye hari ubwo wowe ugiye uyambaye ku buryo uvuga ibyo bigambo byose ariko urabona nagiye ariko najya kuraya wowe ngusize hano byagenze bite ndajya kuraya hari nasize sore byagenze bite yego wagiye wiha agaciro wawe kandi wibeshye ukanuka izina ry'Imana byaba bibi nge ntuzamenyere wari wambonera mu burayi kweca uzi ko rimwe nzakuraho nge nzakura insinga ngiye nkubomora wabyumvise zikureho ntabwo nkunda umuntu uza ngo ajye hejuru akomeza avuga ayo magambo urumva njye ngo nanakwihorera indese akwiye nyumvira uyu nguyu bame ngo yanyihorera bazi urino cyane ukomeza uribaze none ntabwo imyenda ariko se banyingurira nkagenda nyambaye wowe kane tureke imaka kora muri ipantaro yawe umerezaga agapapuro karimo nusanga katanditseho indaya wagashizemo twaretse amagambo ukareba agapapuro karimo aho nusanga katanditseho indaya umenye ko atari njyewe noneho wagashyizemo ntabyo nkoze none niba wowe waragashizemo wowe uri nyiri iyi pantaro ku buryo ugenda ugashiramo ibyabo uri nyiri iyi pantaro njyewe iyi pantaro nayibonye bajya kuyitwara kiramo agapapuro ako keca wigize umuntu ufite ubwenge wigira umuntu ufite ubwenge reba mu gafuka gato wikwigira umuntu wawe ngaho umusazi rero nawe bagushyize muri diru burapayutse bugiye gukora ibintu zana gakuremo ndikukure butageraho fungura handitseho iki maraya we n'undi munsi akica dore ukwasi wowe ntabwo wari umaze kumbwira ko utamushyiriye imyenda siko wari umaze kumbwira yego cyane nawe usigaye ukora uburaya ntabwo mubizi niko se sa ntandukanye nuko nuyise mwari mumaze iminsi muryamanye niho yari amaze iminsi
niho yaramaze iminsi si wowe wahamagara kandi uru telefone narumena kugira ngo ubone ko nta mikino izina ry'Imana narumena ingahiya gakejo ibeshye uyimena niyange ibeshye uyimena niyange njyewe ibeshye umena niyange ubibone mbikora urebe bikore nyine kandi we nakugezayo nakimena nahize nkana kugezayo ibeshye narumena utanagira ngo nakimena mva hose nyine niwibeshye ngo nkoreho kandi mbabarira gakejo udatuma ndakara nga mu mahoro yawe shira hano telefone kandi reka nkubwize ukuri ndavuze ngo shira njyewe naherekare ndimo ndakubaza ikintu ukungora nayo nguhereza bame kandi mboro njya kunkuraho uhagaze aho ngaho nandi ndatamwirukana shira telefone nayo guhaye izina ry'Imana nayo nago hejuru y'uburaye bwawe bwose genda neza mugore mwiza zana telefone sibyo mvaho kandi mvaho zana telefone kandi mvaho nayo nguhaye kandi mvaho mabuja birasitse ibyo barigira vaho mvaho ariko ararembura mabuja kandi oya kandi mame asa kuba babaye muzi kandi mabuja sore ziba amasigo ko se kuvuza abantu no umukore mame reba ko ari muzima muhuhe oya nijye wamwishe se ego ntabwo njye namukoraho kabiri ndahumeka cyane ibyo urimo kwigira akira telefone yawe kane kane hamagara ndetse tumujyane mu cyumba basi kane tujyane kane bageze mabuja nani wari kumuhirika kuri hano kuri kwema bawe wagiye amahero uzi ko umuntu ari kunanirwa uza ahantu naje bebe ndaje nguhe story zose mva kazana byandi byo gushyuhagana byawe nahuye ni bogari sheri ndabigutuye mbaza ngo iki afite amafaranga umva nawe urabizi ariko ko ku ifaranga nanjye najya nciko sibyo none se subizi gahunda ni ibiciro cyane rwose nanababaye ahubwo umva nizeye ko uri mu rugo uri mu rugo se noneho wowe rero uzi ikintu ugiye kunkoreraho ngiye gufata kabu sibyo wowe fatira imyenda nka 30 yonyine ufate imyenda 30 kuko ngiye kuza kumara hano icyumweru cyose cyangwa se n'ukwezi ntawamenya shirira muri valize imyenda 30 ushyiremo n'inkweto nk'eshanu wenda sibyo noneho mukangiye kuza aho ngaho yes of course ngiye kuza n'agakabu kumva mufitiye timba ibintu byose biri kubwira kwanza ngeze aho ngaho sibyo ndamba shari bibeze musaho kumva nurangaza nari ngiye kugenda nyine kugenda ntabakiriye ugiye nakwakira nayo ntetse oya nta kibazo nese guteka ntabwo ari ngombwa ni ifiriti gusa n'ubundi n'ibyo kunywa hari ji ngwino urahita ugenda se sindi butinde oya biramara iminota ingahe se ni mikeya harya ngwino gusa Okay, ubundi oya, twumvishe ngo ugiye ngo kumarana icyumweru ngiki oya nta kibazo urumva n'ubundi nari ngiye kujya mu rugo gufata imyenda aho gato ndahita ngaruka nyine nje kubana na icyumweru kimwe nyine gutyo ndahita ngaruka ntabwo ndi butinde iminota 30 gusa icyumweru icyumweru cyose ako si ubundi ubu ngubu ndi mubi cyane ku buryo banzaniraho oya ntabwo ndi mubi ndanaryoshye ngiye ndabizi yego wenda nta nyashi mfite ako si ubu bazanye ko mbonye nazoga kubonye nta n'icyo andushuriye suranda mu rutape ntawe mpuriye nawe
Mana ndakwinginze ncira inzira iki gikombe kindenge pe shira naniwe pe ibaze ko ndi no kubibona mu maso cyangwa beta ka massage dete tukijya kwijyanira kino kuruhuka pe Kanusi oya wanaryama ariko akirishiraho imisego mbe kumukorera ka massage gato n'umutwaro uba wiriwe mu kazi agiye kudushakishiriza yego ufite umugore mwiza gukora ipinda rimwe utabimenya Semukunda bari rimwe na rimwe hari igihe biba byagenze ukunda ariko ndabyumva hari igihe mu kazi biba byibanze biriwe gute se akazi kagenze gute akazi ni sawa ariko urabizi muri iyi minsi ku Uganda hariho stress wese umeze gute nanjye niriwe neza ariko urasa neza cyane thank you ni ibisanzwe si muri kugira iki nawe koko brother yaje ananiwe ndi kwa keya boss wacu usigaye rwose uyicipinga birenze urugero kabisa wamanitse ukuguru kwawe muri mu bikire kugira ngo tumunanure bitwaye iki se ibingibi aho bakorera massage ntabwo hazi Peter yes amazi yashyushye y'umuci inzara nawe se mabuja nawe wabaye chips no uvuze iki usigaye ukora n'ibiki nawe nizeraga none se muzi iki turi kumwitaho mbaye tugira ngo nyine tunite umwe afata akaguru kamwe n'undi afata kandi tumucira inzara tukore n'akamasaje cyane watangiye guhinduka kabisa nakwizeraga nabonaga uri umuntu uri mature enough so undi papa yakwizeye umugore koko nk'uburyo turangana nta gitekerezo watanga kizima kabisa kubera iki se nawe ejo bundi nzaba mubona yagiye mu maguru yawe no we ntabwo ibyo twabikora pe turi kumwitaho ngo ameze nk'umuhungu wanjye nubwo nta mubyaye mu maraso ariko ni umuntu utabikora kabisa kugira ngo nta bwenge mukoresha ngwino umuntu agomba kumuha care gana aba arushye kwirirwa muri office please ngwino tugende akujya woroshye ngwino it's not a big deal maze rero urugo ubuse ngemba nkeneye gukora muri hariya mano wagira ngo rwaye ibimeme kigare we ibi byo noneho ni ibiki cyangwa urugo byazo ni ibiki ubundi yabonaga ari ibiki ariko turata abonye ibyo arata ngo najye ntashukosha genda intambire urabona gahunda zacu zitangiye gukunda ahubwo ibyo ngibyo twivugire burya aratifu noneho rero tugende mu gihe bakiri muri zagari natwe dufatirana dukora ibintu byacu banyandaka wowe ngo mama yakoze impanuka ibyo uri kuvuga ni ibyanya byose ari nose mwamugeye kwa muganga mwahageze se ye baba we yego bamaje amafaranga angahe 60,000 nyine hari ahantu nifite 40,000 kanze nshake nandi veni ndebe mitenya kohereza rimwe nta kibazo wihangane gato cyane
wihangane ndahita mbikora byihuse cyane sawa. Haro. Ninge Sultan. Yo. Usiga uri hese? Ariko niki kikubwira ko ndi muri quartier bro? Hamwe ku muhanda hano hafi. Nanjye ni hondi. Kanze nkurebe. Nuhave. Ngaho banguka ntare. Utwo tuboro uri mundi watwita ngo wagira ngo wambereye marayika muri korosi wowe Sultan. Izina ry'Imana buriya ngize koro yihutirwa. Igiye nditese. Urumva? Ngese nkahorera he na koro ya. Ahubwo se wenda nagiye sininde cyane wakongera ukanguriza udufaranga duke. Kongo ki? Ni izina ry'Imana ngize ibibazo byihutirwa no kuri kw'Imana. Sasa rero aka kanya barama. Mu bintu byose uvuga. Mu bintu byose uza kumbwira hano icyo amafaranga ugikuremo. Kuko nta yandi mafaranga naguha bwose. Umva Sultan, amafaranga amaye ndacyafite. Ariko baramamagaye Kampala barambwira ngo mama koze iki? Ngararwaye ngameze nabi ngo yakoze imanuka. Ari mu bitaro. Iyo mitwe narayihase. Bansabye 50,000. Iyo mitwe narayihase rwose ushaka ikindi kintu mbwiye. Ahubwo uransubiza nayo naguhaye. Sultan, ngaho basireba ni izina ry'Imana. Inimero imapagaye. Sha mwana ibyo ngibyo sinshaka kubireba. Sultan wajumba. Ngewe reka nkubwire rero reka nkubwize ukuri. Mu bintu byose uzajya ukina amafaranga ujye uyagendera kuri. Kuko mu byo umbwira byose urukumbwira amafaranga kandi ntago nzi neza aho uzayakura. Sultan ni izina ry'Imana nzakura. Nuko mu bintu byose uri kuvuga uri kuzanamo ijambo mama. Kandi mu bintu bijyanye na mama rwose bitancika amazi. Umva nkubwire rero. Mu bintu byose ukora amafaranga ngiye kukongera ni 10,000. Siko bimeze? Mu byumweru 2 urabutampaye amafaranga yanjye. Izina ry'Imana yo ngo nzayikuramo. Nzayikuramo. Utazana imikino ku amafaranga bayamvune. Ikindi kandi nta bintu byo kuza unyibwirisha ngo nagiye gutanga amafaranga kuri mama ngo amafaranga ngo bigeze aho ngarapfa no kukiriyo nzaza kukwishyuza nta kintu uzaza umbwira. Birumvikana Sultan. Ibintu okay. Nta kibazo. Ibintu uri kwikoresha bura ntago ubizi nizere kunze. Sultan wayujije. Nta mikino ku mafaranga. Wayujije makuru. Shabyihorere wibona amafaranga ngo utangire kwezanisha umunwa aho ngaho. Fata amafaranga n'10,000 ngongeye. Kandi ibyumweru 2 ntabonye amafaranga yanjye. Kankwehorera. Ntago bize wowe. Rugukina n'amafaranga. Sultan urakoze. Ubundi se yakoze imanuka ryari? Bamamagaye aka kanya byanze bikunze nibwo bari bakimugeza kwa muganga. Ngaho genda utazabura ibyara ngo warogera. Reka nkubwize ukuri. Amafaranga yanjye ku isahani. Mana ya, mana sinjwe mbarubwize. Ndakora iki koko? Umuntu uyanze umuntu wamuhamagaye nk'inshuro 200 akakwita wakora iki? Mbarungirina namuhamagaye kuva mu gitondo urumva namuhamagaye kuva mu gitondo nyanga kunyitaba. Kandi andimo amafaranga bro. Ninde yeme? Ni umuntu ndimo ibiceri byanjye. Kandi ngenda bizi nta munota nta segonda batafite telefone ahora postinga aho mana sinijuru. Nkora iki koko? Yikoresha sindi nomero. Akuzi ko ari byo kuva kare naherekanye ndi kumuhamagaza telefone yanjye ashobora ntago ashobora gutekereza ko nakoresha indi nimero. Ko arabizi nge ntago njya gufata izindi telefone ngo njye guhamagaza umuntu. Aziko ndi straight. Mwamutesheje cyane nabwo yabikeka ko ari iyindi nomero umukoresheje. Hoya azi yuko nta zindi telefone nyine nakoresha nyine aziko muhamagaza telefone yanjye. Kigiri kubamo umuntu amafaranga ukagira ngo warayayihaye kandi ware mani sinijuru we. Ibisanzwe ariko muri cyane. Wasobanuje yabo. Ufite amayinite? Nizo sha. Password, nkuramo ka password. Namfata ndamuha bene wabo mana buretse. Umanaje ubwaje ntabwo ngiye kwitukira umuntu. Waza nkitukira umuntu mana. Uwe mumeze. Nese bitujye gutukana. Ndashaka ko umuntu nyina yanyiye amafaranga. Wambwese kankungura ibitutsi bishaka bigezweho. Ngutere inkunga y'ibitutsi se ko nyifite n'ibyo mu bitabo.
none se afite umushinga wo gutukana ni umuntu ngo wanze kumwitaba kise bigatuma mutuka kandi yanze kumwitaba nyine kuva kare nese undi aramutuka ate kandi atamwitabye agiye gukoresha indi nomero yande yanjye gusa wishimiye ko nimero ikoreshwa mu gutukana nese hari ikibazo amwishyure none se abizite ko ari ngewe ninde arimo inde sheri flower umushakira iki bamenda mushaka mbabarira arimo nago arimo ntuze nago musize hano mukanya murebe umureba gute bigenze bite sone chapame nagize ikibazo kiye nyine mama wanjye yakoze accident kandi ari udufaranga nari mfite natumuhaye nashaka atunkopa nkajya gukemura ibibazo arimo noze wahaye mu amafaranga gusa no kuyamwikopeshaho ntabwo uri kumva ikibazo mfite ikibazo nyenda cyuma nyine uhaye mu amafaranga ugatsuka yamwikopeshaho mbigenze gute Nostani yana nguriza nkugure mwese mbigenze gute tuvugisha ukuri ari wowe wabigenza gute nyine sohoka ugende kushakira n'ahandi bani kasohoka kwa mama n'abakomeye reko kiruka sundi uwo ngubwo garamu injira kugarutse se unyihanganiye kuba ngarutse sheri uzi ibintu bimbayeho mu rugo barampamagaye barambwira ngo mama ngo akoze impanuka ngo agiye mu bitaro urumva noneho nimba ari umuganga umupimye niba bigenze gute barambwiye ngo imiti mbohereza 60,000 ngo nibyo bya sitasiyo byose n'imiti ngo byo bamwandikiye none nari ngarutse mubwira ngo wowe wihangane amafaranga uyangurije 60,000 nohereze mama amafaranga hanyuma nibicamo ndaza kuyagushakira imiti nyakugaruza kusesa gusa urumva amafaranga niba nyafite ariko tuvugisha ukuri aribwo nyiva hano mukoko mu gihe gito cyane wambwira uvuye hano nkubwiye ngo iki mwari wambwiye ngo uraza kuyagura imiti ariko se wawugize imbaraga zisohoka muri iki cyumba ntabwo wabonaga ko nari bifite imbaraga nagiye kuyaguramo imiti amafaranga mfite ubu ngubu wambabariye koko ni izina ry'Imana basimbabariye ni ukuri kw'Imana mbona imiti uburyo njya kuvuza mama ni ukuri kw'Imana wambabariye ukagirira mama impuhwe basi ngatabara ubuzima bwiwe koko ako siko manuka nta n'isoni ugira urifasha unzaniye amafaranga uko ngiye kuyakoresha uragarutse ngo wamaye amafaranga nkajya kugura mama imiti mama wawe sara aranduta ariko ko ibyo bavuga ariko wajya unagira umutima wa kimuntu koko ukagira umutima wa kimuntu ukanyumva koko ko ari umubyeyi koko mama wanjye yitaba Imana hejuru yawe ndi kukubwira ngo mfashe mushakira imiti ari bugure uri kumva ari ibintu bikomeye cyane uma amafaranga ko bwongere nkayagushaka nkayakugarurira hano avuga gake bizamurira nabanje kuvuza umutima wanjye hanyuma se ngiye nari gupfa